Nabasuje cyane, iyi ni Digital Wealth Rwanda, aho tubagezaho opportunity zitandukanye ziri online umuntu ashobora kubyaza umusaruro. Iyi ni indi opportunity rero nari mbazaniye, uburyo bwo gukorera amafaranga online kandi bwizewe. Kampani yitwa Stake Exchange, ikaba icuruza products, electronic products z'ubwoko butandukanye online, ariko mu buryo bwo kuzimenyekanisha usibye kuba ziri kuri site yabo, bakaba banabinyuza mu bantu kugira ngo bishobore kugera, donc products zishobore kumenywa na benshi cyangwa se zishobore kugera kuri benshi. Umuntu uguzemo package rero muri iyi kampani, harimo amahirwe y'uko yungukirwa na buri kwezi kuri ya package yihitiyemo yaguze. Package ziri mu byiciro bitandukanye bitewe n'ubushobozi bw'abantu. Ni ukuvuga ngo umuntu atangije 45 aba yemerewe muri za produit za kampani. Umuntu ashobora no kujya kuri website yayo www.stakeexchange.com akareba izo product ukuntu zigiye zitandukanye. Ni Serge ubavugisha n'ubundi ubagezaho iyi opportunity. Ni ukuvuga ngo umuntu wahisemo package ya 45 y'amadolari ahabwa products zifite agaciro k'amadolari 27.6. Aho ni buri kwezi ahabwa izo produit, hanyuma akajya anahabwa amadolari 6.9 buri kwezi. Ibyo biza buri kwezi, ntabwo ari buri cyumweru, ntabwo ari buri munsi, ni buri kwezi. Hanyuma indi package ya kabiri ni y'amadolari 90, aho umuntu ahabwa produits zifite agaciro ka 59, akajya ahabwa n'amadolari 18.76. Ibyo bihembo byo bikajya biza n'ubundi buri kwezi. Iyi kampani ifite icyicaro muri Philippines, niho nkomoko yayo, hanyuma ikagira branch ikomeye cyane muri Cameroon ndetse no muri Nigeria. Ariko natwe hano mu Rwanda, kubera yuko iyi kampani ni nshyashya, yabaye launched mu kwa karindwi k'uyu mwaka wa 2020 muri event 2020. Indi package ya gatatu rero umuntu ashobora kwihitiramo ni y'amadolari 180, aho yahabwa za electronic products z'ubwoko butandukanye zifite agaciro ka madolari 119, ndetse akajya anahabwa amadolari hafi 30. Nk'uko mubibona ni amadolari 29.88. Ibi bihembo byo bikajya biza buri kwezi. Yes. Iyindi package umuntu ashobora kwihitiramo nanone, ubu mbese mu by'ukuri bacuruza product ariko bafitemo n'icyo twakwita nka investment platform, kuko niba ibihembo byawe biza buri kwezi kugeza igihe kampani kiriho, kandi abakurikirana abakora research cyane barabizi yuko network marketing companies cyangwa se za business z'uruhererekane ntabwo zijya zipfa kuzima vuba. Noneho iyi ngiyi yo by'umwihariko donc ni e-commerce, donc ifite ibicuruzwa bifatika, icururiza online, ariko ikagira n'uburyo bwa investment, aho igihembo cy'umuntu nyine wahisemo kugura izo produit baravuga bati ntabwo ari produit tuguha gusa, ahubwo tuguha n'amafaranga runaka buri kwezi. Ubwo twari tuvuye kuri package y'180. Amazina yazo nayagiye ariho. Iya mbere yitwa minor package, iya kabiri yitwa bronze basic y'amadolari 90, iya gatatu yitwa silver basic y'amadolari 180, aho uhabwa products zifite agaciro ka 119 ugahabwa n'amadolari 29. Ibyo bikaza buri kwezi. Tukajya ku yindi package ya gold basic y'amadolari 360, aho uhabwa produits zawe zifite agaciro ka 241. Izo product wemerewe kuzitahana, cyangwa se ukaba waziduha ngo kugira ngo twebwe tuzikugurishirize. Of course ubwo twakurebera exchange mu mafaranga. Iyo ni negotiation yaba, kuko ubundi product umuntu azihabwa kugira ngo azijyanagire ibyo azikoresha.
Ikindi sibye izo products zifite value ya 241, umuntu aba ahabwa n'amadolari 60. Ibyo bihembo byo bikajya biza buri kwezi. Amadolari aya ngaya umuntu afata 60 ni cash, nayo umuntu ahembwa cash. Ubwo aho ni ku muntu wakoze investment ya 360. Noneho umuntu wahisemo package ya Bronze Classic ya 720, uyu nguyu ahabwa products zifite agaciro ka 506, akajya ahabwa na cash buri kwezi. Aka kantu ka cash buri kwezi niko kari interesting cyane ngiye ko mbibona. Amadolari 126 aza buri kwezi ariko mu buryo buhoraho. Indi package ikurikiraho ni ya Silver Classic y'1440, aho iyo wishyuye ayo ngayo uhabwa product zawe zifite agaciro k'1025, ndetse ukanahabwa amadolari 256 aza buri kwezi. Nababwiye ahantu iyi kampani ikomeye, abantu bazafata umwanya bayikoreho na research barebe, kandi ukeneye andi makuru yimbitse wanyandikira, cyangwa se ushaka kujoininga, ushaka kuyihitiramo package runaka ukaba wanayigura kugira ngo nawe dufatanye muri uru rugamba rwiza rwo kwiteza imbere. Wanyandikira kuri WhatsApp kuri 0782695360. Uhita ubibona rwose. WhatsApp yanjye ibiriho ni Serge ubavugisha, ubasobanurira ibi. Indi package nziza cyane ikurikiyeho yitwa Gold Classic, aho umuntu ushyizemo 2880, kampani ibimugomba produits zifite agaciro k'2073, ndetse ikajya inamuha amafaranga cyangwa se return on investment ye ya 518 y'amadolari ajyaza buri kwezi. Indi package ikurikiraho ni ya Bronze Pro, aho umuntu yishyura 5760, noneho agahabwa product zifite agaciro ka 2331, akajya ahembwa n'amadolari ye 1082 aza buri kwezi. Products zo nako packages zigiye zitandukanye, hari n'izi 11,500, hari 23 by'idolari, numva ari nayo ya nyuma, aho umuntu abona products zifite agaciro k'17,698 by'amadolari, noneho akajya anahembwa 4,423 cash aza, ayo ngayo akajya aza buri kwezi. Tugira n'igihe cyiza cya Zoom meeting, aho abageze kure muri iyi business badusobanurira byinshi n'ibihembo bamaze kugeraho, ukuntu barimo kwinjoyinga return on investment ku mafaranga yabo bashoye, ndetse no mu bihugu byabo ukuntu barimo kubyitabira, ku buryo ndifuriza ko abatari bazi yuko iyo opportunity hari mwayitabira rwose, nabayobora mukayitabira, hanyuma tukarushaho kwiteza imbere. Murakoze cyane.